bamwe bagakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu itanura ry'igihugu. Bahinduriye benshi ku bukiranutsi, bazaka bitegera iteka ryose. Benshi bazabyerekera hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Nuko njye nditegereza mbona abandi bagabo babiri bari bahagaze, umwe ahagaze ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaga wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, ati ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kwe kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya. Nabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati igendere mwana wanjye, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Haleluya! Birarangiye nimwihana ibyaha byanyu. Niba birangiye se, birangiye ukoze iki? Birangiye umaze iki? Imana yakwereka Satani ikamukuratira nkayo. Birangiye ukoze iki? Wowe ubwawe birangiye umaze iki? Aho